Bakunzi banjye rero b'Isaro Life TV nongeye nagarutse nkaba nabateguriye ikintu cyiza cyane cyitwa oregano. Oregano ni ikirungo gikoreshwa mu guteka cyangwa se ukaba wagikoresha no mu cyayi, ariko kirwanya ikintu bita H. pylori. Oregano ni ikimera gifite ubushobozi bwo kurwanya udukoko twinshi dutera indwara, harimo H. pylori, cyo bita Helicobacter pylori, udukoko dukunda kuba mu gifu tugatera gastrite, reflux ndetse na ulcere. Akamaro ka oregano rero irimo ibintu byitwa carivacrol na thymol bifite ubushobozi bwo guhagarika cyangwa kugabanya gukura kwa H. pylori. Bakunzi banjye rero uwaba yisanze hano bwa mbere, ndamusaba gukora subscribe, agakora like, agakora na comment, agashyiraho na share, hanyuma tugakomeza tukiyumvira utuntu n'utundi mbagezaho dutuma ubuzima bwacu bukomeza kugenda neza. Ku muntu rero uri aha w'umukunzi wanjye, ndamushishikariza ko yahama hamwe akumva bino bintu neza kuko ni ingirakamaro ku buzima bwacu. Ifite ubushobozi bwo kugabanya uburakari mu gifu, aribyo bita anti-inflammatory. Antioxidants zayo zifasha kurinda igifu kwangizwa n'udukoko. Ni ukuvuga ngo abashakashatsi ibintu babonye kuri oregano ni ibintu by'igitangaza cyane. Abashakashatsi bamwe bagaragaza ko gukoresha oregano oil cyangwa supplement bishobora kongerera imbaraga imiti isanzwe yo kuvura H. pylori. Icyitonderwa: oregano ntabwo isimbura imiti yandikwa na muganga mu kuvura H. pylori, ahubwo ikoreshwa nk'inyunganiramiti. Oregano oil igomba gukoreshwa mu gipimo gito kuko ikomeye kandi ishobora kubangamira igifu cyangwa se uruhu. Oregano tea cyangwa powder mu biryo bishobora gufasha, ariko ntibivanamo burundu H. pylori. Ni ukuvuga ngo rero mwanzuro, oregano ifite akamaro ko kugabanya ingaruka za H. pylori mu gufasha imiti isanzwe gukora neza, ariko ni ngombwa kuyifata nk'inyunganiramiti no kubiganiriza muganga mbere yo kuyifata mu buryo bwa supplement cyangwa se ama oil. Ubwo rero ndaje mbabwire bimwe na bimwe mu biribwa umuntu aba ashobora gukoresha bibonekamo bifasha mu kurwanya iyi H. pylori. Ni ukuvuga ngo hari imboga n'imbuto bifasha mu kurwanya iyi H. pylori. Dusangamo rero imboga n'imbuto arizo bita broccoli, kuko birimo ibyo bita sulforaphane bifasha mu kurinda H. pylori. Tugasangamo na garlic, garlic cyangwa se tungurusumu. Tugasangamo icyo bita ginger, tangawizi. Tugasangamo icyo bita turmeric cyangwa se kurukuma. Tugasangamo ibyo bita green tea. Tugasangamo ibyo bita cranberry na blueberry na strawberry. Tugasangamo n'ibikomoka mu mata, harimo yawurute irimo probiotic, kefir. Ni ukuvuga ngo mu bintu dukoresha mu buryo bwa buri munsi hari biba bigomba kugira neza akamaro umubiri wacu. Niyo mpamvu rero mu mirire yacu tuba tugomba kugira amakenga se, cyangwa se atari ugupfa kubifata uko wiboneye cyangwa se ku bwinshi, kuko iyo ufashe ikintu nabwo ku kigero kiri hejuru, ni ukuvuga ngo bigira ingaruka. Hakaba hari n'ibindi biribwa cyangwa se ibinyobwa harimo nk'ubuki. Ubuki nabwo burafasha kuri H. pylori. Tugasangamo amavuta ya olive, tugasangamo thyme, rosemary. Bakunda kubyita ibiribwa byo mu nkono kuko akenshi bikoreshwa mu birungo mu buryo bisanzwe. Ibi bintu birakoreshwa cyane. Tugasangamo oregano, hakabamo n'ibindi bita herbal tea nka chamomile na licorice root tea. Licorice root tea nayo irakoreshwa mu kwirinda ibintu bya H. pylori. Ibyo biba ari ibinyobwa byiza, tutibagiwe n'amazi no gukoresha amazi menshi mu buzima bwa buri munsi, bitawe ariko n'ibiro ufite. Nduvuge iyo
mu mavideo yanjye ikintu cy'amazi nacyo nakikomojeho, mujye musubira inyuma mu mavideo yanjye. Hari ibintu byinshi nagiye mvugaho nko ku mavitamine, nk'ibi bintu by'imyunyungugu tugenda tuvuga mu mpine. Narababwiye ngo nujya wumva ikintu wenda tuvuga nk'urugero ngo nka fiber, ujye ugenda urebe ngo fiber ni iki, magnesium ni iki. Ibyo bintu byose narabisobanuye kugira ngo bijye bibasha kutworohera. Ibi biribwa rero bifasha nk'inyunganiramiti ariko ntibisimbura imiti yandikwa na muganga mu kuvura H. pylori. Nicyo tubona abashakashatsi babivuzeho. Bakunzi banjye rero ku kijyanye na H. pylori ndumva ari ahangaha nagicumbikira, ariko muba mugomba kugira ubumenyi ku tuntu twose. Ndabizi abenshi ntimusoma ibitabo, ntabwo muba musoma ibitabo, nta n'umwanya muba mufite. Niyo mpamvu navuze nti ku bumenyi mba mfite n'ibyo ngenda nkora ku bashakashatsi. Hari abadogiteri bamwe nkurikirana, hari umusaza witwaga rolomodo wanjye bitaga Dr. Sebi w'umunyamerika. Dr. Sebi niwe nkunda gukurikirana nkamenya ibintu bidufasha mu buzima bwa buri munsi. Nkunda kumukurikirana n'abandi badogiteri bandi bagiye batandukanye, nibo ngenda nkuraho ubumenyi butandukanye. Bakunzi banjye rero nahangaha ngarukirije ikintu kijyanye na H. pylori. Ni ukwitwararika mu buzima, hanyuma bugakomeza kugubwa neza. Bakunzi banjye rero kuba bishimishije, akore like, akore share, hanyuma ujye ugerageza no gufata kimwe muri ibi ngibi mba mbabwiye ahangaha ugikoreshe mu buzima bwa buri munsi kugira ngo wirinde izi bagiteri. Ntugasibe kurya iyo garike, ginger rimwe na rimwe, nukubitana na turmeric nayo wongereho. Nujya mu mbuto nukubitana na twa strawberry, turye dusukuye, ubuzima bukomeze kugenda neza. Ndabarahiye ntago uzigera ukubitana n'iki kibazo cya H. pylori. Hari igihe muvuga ngo wenda ngo yogurt ngo ni iz'abana. Yogurt irimo probiotic, ariko ya yogurt iri plain itavangemo n'ibindi bintu niyo nziza y'umweru. Iriya rero iyo uyikoresheje mu ndasa biragufasha kugira ngo izi bagiteri zitakwataka. Niyo zakwataka ntabwo zikwataka ku buryo buri hejuru, ku buryo ziri bukugwe nabi. Bivuze ngo rero ugomba kugerageza ugakoresha kimwe muri ibi bintu mba ndi kubereka ahangaha mbabwira. Kandi ntibibagirwe no kunywa amazi. Hariho abantu batajya banywa amazi, ugasanga kunywa amazi ni gake cyane. Bivuze ngo ugomba kunywa amazi uko byagenda kose ku munsi. Ntugasibe kuba wanywa hejuru ya litiro n'igice cyangwa litiro y'amazi da. Ibyo nabyo biragufasha. Kimwe muri ibi, izi za thyme, izi za romari, ni ibintu byoroshye. Umufungo wabyo nturenze amafaranga 200-300, kandi ntawe ukoresha wose, ukoreshaho dukeya bitewe n'ingano y'ibyo ugiye gukoresha, cyangwa se mu buryo bw'amafunguro busanzwe. Ntago ari ibintu ukoresha ku bwinshi ngo birahenze bigize gute. Mu bushobozi bw'umuntu ari we wese afite, kimwe muri ibi ngibi aba agomba gukoreshamo kimwe. Niba utabonye iyo brokoli, ushobora gukoresha tungurusumu. Niba utabonye tungurusumu, koresha ginger. Niba utabonye iyo tangawize, koresha turmeric. Ni ibintu byoroshye kubibona rwose mu buzima bwa buri munsi. Ntibikabure mu ngo zanyu mu buzima bwa buri munsi. Ntibikabure mu ngo zanyu. Ibi bintu ni ingirakamaro cyane. Bakunzi banjye rero murumva ko utu tuntu mba nabateguriye, banashakashatse, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugupfa guterura ugashyira hariya. Kandi noneho ukabikoresha nk'uko nabibabwiye mbere. Ni ukuvuga ngo nka oregano oyiro uba ugomba kuyikoresha ku gipimo gito kuko ikomeye, kandi bishobora kubangamira igifu cyangwa se uruhu. Ntabwo ari ukubifata ngo ubikoreshe ku bwinshi ngo reka nze mite nkuramo esheke ngo birangire. Oya, uba ugomba gukoresha ibintu byose ku rugero. Ku rugero, kugira ngo niba ari nka oregano ukoresha akayiko gato k'ifu, wenda kamwe k'isukari. Niba
akayiko gato gashobora nko kujya muri mililitiro 500, igice cya litiro, mililitiro 500, ukabizamo ukayungurura neza, ayo mazi ukayanywa, nta kindi kintu uvanzamo wenda ngo urashyiramo isukari, oya. Cyakoze ubuki bwo ushobora kubwongeramo, ariko isukari mvaruganda ntabwo bivamo. Uba ugomba kubikoresha muri ubwo buryo bwo kwivura kandi wirinda cya kibazo cya H. pylori. Ni ukuvuga ngo rero iyi mikorobe, iki kintu cya H. pylori kiraryana cyane. Sinzi niba mu bantu bakuru mutarabona umuntu uribwa no mu nda akavuga ati mu nda haranyishe, ukuntu aba ameze nk'umugore uri ku bisi, aba aribwa cyane. Niyo mpamvu nabateguriye kano kantu. Bakunzi banjye rero, ntangarukirije kumva bimushimishije, akore like, akore share, akore na comment, kandi abantu bakoze subscribe ndabashimiye cyane 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 ku mutima, kuko rimwe mutuma nongera ngashaka ibindi bintu ngomba kubagezaho kugira ngo ntabatera irungu. Bakunzi banjye rero, soreje aha ngaha, naho ubutaha. Murakoze kandi ndabakunda cyane. Bye bye.